amasezerano Yesu yampaye, uca mu muriro ntabwo uzashya, nunyura mu mazi ntazagutembana, kugera ku misozi nzayihindura ibibaya. Ndashima Imana none kubw'uyu mwanya mwiza n'umushumba Gatera Jean Pierre wongeye kunezezwa no kongera kubaganiriza. Ndashaka gusenga, ariko ikiganiro ufite uyu munsi ndi kumwe na bene data mu kanya ndababwira kuko turagirana ikiganiro cyo gusangira ku magambo mfite, kandi namwe mwese abazanyumva iki kiganiro muzagishyireho amakomantere cyangwa muzagishyireho ibibazo cyangwa muzagishyireho ibyo mwumva, kugira ngo turusheho kugenda dukomera dusangira ijambo ry'Imana. Reka rero dusenge mu izina rya Yesu. Mwami Imana, ndagushimiye, imbaraga n'ubwiza n'icyubahiro cyawe biri kumwe natwe. Nongeye kunezezwa no gusangira na bene data bose abo mu Rwanda, mu mahanga, abo mu Kinyarwanda n'Ikirundi, ndetse nabo abandi bazagenda baganiriza, kugira ngo dusubizwemo imbaraga kandi dusobanukirwe, tumenye, kugira ngo imbaraga z'ubwiza bwe zibane natwe. Data urakoze, ndagushimiye, ubwiza n'icyo bibane natwe tuganira, kandi dusoza tongera tugushime, kugira ngo izajya rihabwe icyubahiro. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku kintu cyitwa agaciro k'umuntu. Agaciro k'ubwana bw'umuntu, umuntu agenda yitwara uko ashatse, agira akiyumvamo umuntu. Hari abantu biyumvamo ko bakomeye rwose, indashyikirwa, nta cyabakoraho. Hari n'abantu bumva ko ari abanyantege nke, hakaba bumva ko bafite icyo barusha abandi, hakaba hari abandi bumva nabo ko rwose batakaye, ko nta gaciro bafite. Ariko Imana yahaye agaciro umuntu, yaba yoroheje, yaba akomeye, bigaragarira amaso y'abantu. Ndetse buri Imana ntabwo ireba nkatwe. Hari igihe Imana ishobora kureba umuntu abandi bagaya, ikabona uwo muntu nyine arakomeye. Urugero nkanjye, ubuzima bwanjye, ubuzima nabayemo, uburyo nagiye, imibereho yanjye isanzwe ipfuba, nko kwiga bigapfubizwa no kutabona, amashagaga nari mfite, ubwenge nari mfite, nageze igihe gupfa kw'amaso bikabikata. Mu by'ukuri nta kandi gaciro ndi kuba afite imbere y'abantu, nta n'ikindi kintu agomba gukora imbere y'abantu. Ndetse n'abaturanyi babonaga iwacu nyine habaye ikibazo kimeze gutyo, bari bahanze maso kuzareba iherezo ryanjye. Ariko mu magingo aya ngaya, kuko Imana iba ifite umugambi ku muntu uwo ari we wese, ndacyariho, ndacyayishima. Ndi kumwe rero na Pasiteri Muvunyano, ndi kumwe n'umukozi w'Imana Mwarimu Innocent. Uyu munsi ndi kumwe nabo, turimo turaganira ku kintu cyitwa agaciro k'umuntu. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi, ibice 8, umurongo wa 5, turakomeza bose tugere ku murongo wa 8 cyangwa wa 9. Reka Pastor Muvunya dusomere rwose, hanyuma tunoze ikiganiro cyacu tuganire. Ibice 8 umurongo wa 5 muri Zaburi haranditse ngo, umuntu ni iki kumwibuka, cyangwa umwana w'umuntu ko umugenderera? Wenze kumugira nk'Imana aburaho hato, umwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Wamuhaye gutegeka ibyo
waremesheje intoki zawe, wamweguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye. Wamuhaye gutwara intama zose n'inka n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo. Buriya hari inyengane n'abantu bakambwira ngo barihebye, ngo byaba byaracitse, ngo Imana yarabibagiwe kubera ko wenda atinze kubyara, kubera ko atinze gushaka, kubera ko ahora ateraganwa, kubera ko yabuze akazi, kubera ko urushako rwamunaniye, kubera ko mbese muri make kubera ubuzima bwe akumva Imana yaramutaye. Ariko aya magambo iyo turimo tuyaganira cyangwa ndimo nyigisha abantu, njya numva ashaka gusimbuka ngo nitere hejuru. Ubundi umuntu ni iki ko Imana imwibuka? Buriya ushobora gusanga uwabyaye abana 10 adafite ibyo abagaburira, ugasanga wowe udafite umwana ugasanga afite amadepo y'ibyo kurya. None bajya kureba ugasanga nubwo ibibazo bitangana, ariko nanone hari aho Bibiliya ivuga ngo hari ibihe n'ababyeyi bazajya bifuza kuba ingumba. Ibyo byose ni ibiganiro biri mu byanditswe byera. Bibiliya ni igitabo gikomeye. Buriya jewe nawe Imana yari igiye kutugira, yenze kutugira nkayo. Haburaho gato. Nta kindi kintu kimwe Imana irabwira ngo iravuga ngo yenze kukigira nkayo, keretse umuntu. Buriya Imana birayiryohera cyane iyo ireba umuntu mugufi, kandi hari abantu batabona umuntu mugufi bakabona safa, aba ari byiza. Imana iranezerwa cyane ibonye umuntu muremure, ariko hari abantu bashobora kubona umuntu muremure bakatangira kumukomantaho. Imana iranezerwa cyane ibonye umuntu w'umukara nkanjye, nawe yenda kumera nkayo. nawe buriya nawe yenda kumera nkayo. Uranyumva neza? Iyo Imana irebye umuntu ikareba umuzungu, nayo iranezerwa cyane, kuko buriya no mu bazungu habamo abantu bafite ibibazo basara, harimo abantu barwara, nabo harimo abantu basonza, nabo bajya birukanwa mu kazi, nabo barwara sida, nabo barwara ibindi bintu bindi bitandukanye. Nubwo hari ibihugu bavuga ngo malaria zashizemo, ariko nabo hari igihe ushobora gusanga yarwaye arimo gutitira cyangwa yagize umuriro. Muri make ntabwo ntukajye utinda ku muntu, ntimukajye mutinda ku muntu, kuko umuntu ari mu mugambi w'Imana mu buryo budasanzwe. Kandi babwize ukuri, nta muntu n'umwe utaragira icyo avumbura. Nta muntu utaragira icyo avumbura n'umwubaho. Ndanganira n'abantu najya kuvuga ngo umuntu avuze ikintu ntarinzi, kandi nkahita nanjye ngiha agaciro. yawe ntugire ubwoba, ubwizo ngabo ziri gutambara nyinshi cyane, ngiye kumanuka maze ntwike igitambo, baramenya ko ari njye wagutoranyije. Rero ndagira ngo uyu mwanya turimo tuvugana, icyaha cyawe ukihane cyo kurwanya abantu no gupinga abantu no kutemera abantu. Mu by'ukuri iyo haza kubaha Imana ireba nk'abantu, yari kundeka bumva ndimo gushaka abana bantwaranje mu bwo gusaba Bibiliya n'umusuru. Ubundi umuntu wese wipinga ntashobora kugenda akavuga ngo mumpereze ngira pantaro kubera nta mafaranga atanga. Yavuga ati nta kenda hariya mutagicuruza ngo mukambe katabonye isoko. Ntabwo yavuga gutyo. Ntabwo yavuga ibyo ngibyo. Ntabwo yakaka ikifite agaciro. Oya, umusazi yigeze kunsanga kuri banki mvuyemo rwose mfite n'amafaranga no mu modoka, ni ngiye kugenda umushobora agiye kwatsa umusazi ahagarika ati mumbabarire mwampaye wa mugabo, nishana ntabwo ndeba. Ngiye shabaransa bananjye ntabona koko. Ati mbese nubona ntabwo ndeba. Umusururu ntawo. Inzoga ntazo, itabi ntoya, urya inyama cyane, urya imineke ndayirya. Umushoferi mumbabarire uretse kugira ngaho ngo kubera ko batareba ntabwo abone ko ajya mu isoko yabwira abantu ngo niruka yenge kumusabira. Rero buragiva neza. Niyo mpamvu rero abantu bajya bagerageza
kudaha agaciro abariho. Ariko uyu mwanditsi yaravuze ngo Imana yenze kumugira nkayo, haburaho gato. Ikindi numva ikintu cyitwa umuntu, indoro ye, ingendo ye, yaba agenda atambitse amaguru, yaba areba arerembuye amaso, yaba agenda wenda afite ukuntu iminwa ititira, yaba agenda bigura intege, yamwambitse ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Amina. Haleluya. Umuntu wese Imana yamwambitse ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Kandi buriya muntu wese afite umumaro. Umuntu afite umumaro. Nuriya wari ugiye kunsabira imineke n'inyama afite umumaro. Ashobora no kugira ikintu akora. Twigeze guhana n'umusazi watoraguye umwana atabyaye, arimo agenda amusabira ibiryo, agenda amuhetse, agenda amusabira utwenda, amukarabya kandi ari umusazi, kandi abandi bantu bazima bamutaye, kugera aho ubuyobozi bwaje kumufata buragenda, wa mwana ararokoka. Imana rero ihabwa icyubahiro. Iyo mvuga aya magambo nashingira ku buhamya bwanjye butoya nagiye mpa abantu. Hanyuma ibintu nkunda kubwira abantu cyane bigendanye n'umuhamagaro niyumvamo, birava ngo nuko Imana imuha ubutware. Gutegeka intama n'inka n'ihene, ngira ngo hari Imana yagize neza kuko byabanje guha umuntu ubutware kugira ngo tuzajye tubirya. Tuzajye tubirya. Imana yagize neza cyane kuko yabanje guha ubutware twebwe ngo dutegeke intama n'ihene n'inka n'inkoko n'ibindi tujye tubirya. Yari izi ko biryoha. Niyo mpamvu rero nashaka kugira ngo iki kiganiro cyacu kibe ikiganiro gikomeye. Inosa wowe umaze kubona ubuhamya bwanjye, kuko wowe nta nubwo umaze imyaka myinshi nangaha, ni ikihe kibazo wambaza? Ikibazo nakubaza, navuga ngo mbese weho wari uzi ko uru rwego uzarugeraho? Jewe ntabwo nigeze nk'agaciro mu bwenge, igihe cyose nubwo ntari nzi ko nzaba pastori, nanyemo ntekereza ko numva ndi umuntu ushaka kuzaba umuntu ukomeye, amaso akaba atakireba, niki nzakora. Ariko numva mu bwenge bwanjye haracyakora, mpita ntegura abasore 8 baraza ndabicaza ndababwira nti nubwo ntakiri ariko mfite igitekerezo, ndumva nabategura neza, udufaranga mfite duke nkatubaguramo ibikoresho, tugakora umwuga wo kwiba. Numvaga wenda nubwo ntagira urwego rwo kuba umushumba, ariko numvaga uko byagenda kose nintapfa nzakira. Ushingiye ukumva ko nuramuka ukoze uwo mushinga uzakira byanga bikunda? Nzakira. Ikindi cya kabiri, naravuze ngo uko byagenda kose ubwo mpumye, ariko reka ngira ikindi kintu nakora. Negura gushaka uburyo nakora programme yo kuguruka. Nabaga wenda nindamuka ngurutse, wenda nzagenda mu kirere n'umwe mu biti cyangwa mpfe, ariko amateka ntazibagirana. Wigeze ugurukaho? Narabitekereje, ndanabitegura, ndanashaka. Hanyuma nyine n'abantu baza kureba iyo gahunda nayikoze, babwira ejo nzaguruka. Ariko kuguruka se? Ariko se ko byaje kugenda? Ariko rero bigerageje n'abanzi ubu ngubu ba kera icyo gihe bari baje aho mu kibuga, baracyabyibuka ko nagurutse bikanga. Kuko nuriye igiti cy'isombe gifite nka metero 5 kinini cyane cy'inganzamarumbo, njyamo nambara amakarito. Hari amakarito bajyaga bazanamo amasuka, yari amakarito afite igiti gikomeye cyane, ndayapfumura impande gutya, ndahambira nicara muri cya giti gifite amashami, ndangira gutya ndakubita cyane, amashami yose atangiye guhunguka, abantu bari bageze induru ziravuga, numva umuyaga amaguru yose urayasabye, ndangije ndarambarara gutya kugira ngo nguruke dikubite ngende. Numvaga ningenda bane nzagwa hafi mu musozi, cyangwa mu nyanja, cyangwa ahandi hantu, kuko numvaga ntazakomeza kuguruka ngo binde bigeze igihe cyase ngahera mu kirere. Icyo gihe rero naramanutse nkubitse gatuza hasi, abantu bose bariruka. Nuko muri make ni nayo mpamvu jewe umuntu yanyemera atanyemera ndiyemera. Je ndiyemera. Mba numva n'ubu ngubu hari ibindi bintu byinshi biri imbere aho ngaho,
ngomba kwakira. Sinzi niba hari ikindi kibazo ufite hanyuma tugakomeza. Ikibazo ni akabazo k'amatsiko. Mbese iyo ubonye ibyo wari urimo gutekereza icyo gihe atari byo byabaye, ahubwo Imana ikaguhindurira, ikaguha ubundi buryo bwo kuba twavuga ko umerewe neza, ko ntitwavuga ko utameze neza, kuko dukurikije uko wari umeze mu buhamya bwawe tukareba uko uri muri ibi bihe umeze neza, ndetse wigisha n'abandi kugira ngo bamere neza. Akabazo k'amatsiko rero, iyo ubibonye nk'ubu ngubu wumva umerewe ute mu mutima wawe? Ese wumva mbese n'abandi wabaye ibyiringiro ko bagera ku rwego nk'urwo ngurwo? Yewe bituma, niyo mpamvu nkunda kwigisha isomo rivuga ngo turi mu mugambi w'Imana. Imana akazi kayo ni ukudeviya imigambi mibi ikadushyira mu migambi myiza. Ikindi cya kabiri, buriya iyo umuntu azaba intwari y'Imana, irabanza ikamurebera mu butwari bw'isi, ikamuhamagarira aho ngaho, nk'uko yabikoze kuri Pawulo, nk'uko yabikoze ku bandi bantu. Bariya abagabo bose n'abagore bagiye bahamagarwa bari intwari mu bibi, hanyuma rero baza kugira gutya baba intwari mu by'isi mu by'umwuka. Ni ukuvuga rero ngo nubwo Imana yandi yabaga nikora utwo tuntu, nteka ziriya kanyanga, ntegura iyo porogaramu yo kwiba, nkora utwo tudega twose, ariko yandi bikavuga ngo umunsi umwe nzamuhamagara. Kandi nta muntu wambwirije, ni Imana ubwayo yanyisagiye irantoranya. Ni nayo mpamvu rero jyewe nizera ko umuntu wese yava ahantu ari akagera ahantu heza Imana ishaka. Gusa iyi ngorane zihari, aba mwene muntu yicara ahinduka, ariko Imana ifite umugambi mwiza ku muntu wese. Nta muntu Imana igambiriraho ibibi. Niyo umuntu ari mu bintu by'ibibazo bimugoye, ni Imana ibimushakira ubuhamya. 100% ni Imana ibimushakira ubuhamya, cyane cyane iyo ahura n'ingorane ari mu Mana. Ntabwo bari ko bizahora, byanga bikunda. Imana ifite akayira izaca, yamara kugaca igakora igitangaza. Yewe ntangira kugira ngo Imana ica akayira ka mbere. Ngiye kuva muri 90, muri 80, hafi na 7 gutyo, nkizwa na 5. Namaze imyaka, natangiye nabonye amafaranga yanjye bwite ageze ku bihumbi 50 by'u Rwanda muri 2009. Nibwo nabonye amafaranga bwa mbere fata mu ntoki gutya nkayafatira rimwe. Wowe nabaga nagira gutya nkabona udufaranga, nkaba nagura igiti, nkabona nabona udufaranga, nkaba nagura ipataro ya 200. Njya gukora ubukwe, nakoze ubukwe nambaye inkweto naguze y'ibiceri 400 y'abakobwa. Niyo mpamvu mvuga ngo umugambi w'Imana wo utandukanye n'umugambi wacu. Ariko kugeza uyu munsi ntabwo Imana yabura urebye ubu none aha ngaha inkweto nambaye, ukareba niyo nari nambaye niho nakoze ubukwe, watangara. Biragaragara. Urebye ikote nambaye, ukareba iryo nari nambaye, byari ikote kera habaga imyenda yitwa ngo ni bakosi, yabaga ari igishati gifite amaboko maremare cyangwa mato, ariko gifite amakora yenda kumera nk'ayikote, gifite amapesi nk'5, gisatuyeho gutya akantu gatoya. Icyo ngicyo rero jyewe nagisabye umuntu, ndagenda ngitezaho amaboko. Nicyo nakoze ubukwe nambaye. Icyo nakoze ubukwe nambaye. Ibintu birahinduka. Rero umuntu Imana yenze kumugira nkayo haburaho gatoya. Buri umuntu wese Imana nimukazayikirishe mwakumva bakanyombya, mwabona abantu bose bakina amateatere. Imana ni umukinnyi wa filime kurusha abantu. Amen. Amen. Okay, sawa, sinzi niba hari icyo Pastor Muvunyi yavuga kuri ibi bintu. Nari ndimo nibaza, se abantu bose barabizi ko buri muntu wese witwa umuntu Imana yenze kumugira nkayo, yenda kumera nk'Imana. Nahoze nibaza iri jambo nditekerejeho, ariko nsanga riteye ubwoba. Riravuga ngo umuntu ni iki kumwibuka, cyangwa umwana w'umuntu kumutekerezaho. Nsanze ari umuntu wese witwa umuntu. None se
nsanze dushobora kuba tutari tubizi twese ko twenda kumera nk'Imana. Buriya ari umuntu ukijijwe n'udakijijwe bose ni abantu. Umuntu wese ugihumeka utari wapfa bakiri umuntu. Imana twese kumbi yenze kutugira nkayo, ahubwo kutabimenya kwacu ngira ngo nicyo gituma tutamera nkayo. Umuntu wese ashatse yatangira kwiga kuvumbura utuntu akadukora, kuko n'Imana nayo igenda izana utundi ikadukora. Data, Bibiliya iravuga ngo data arakora nanjye ndakora n'amagingo naya. Buriya niyo mpamvu ibintu byose byo mu isi ni ibintu bigenda bivumburwa. Buriya abantu Imana yabahaye ubwiza. Icyo bita umuntu wese buriya afite ubwiza. Umuntu wese afite ubwiza. Rero ubwiza n'uburanga biratandukanye. Ubwiza ni ibanga, naho uburanga ni face. Ni imiterere y'umuntu iryoheye amaso, kuko umuntu abona ururabyo, ni isura. Nivyo byita uburanga. Ariko uburanga n'ubwiza biratandukanye. Kandi ikindi cya kabiri, umuntu wese afite akamaro imbere y'Imana niyo yaba atagafite imbere y'abantu. Niyo abantu bajya kubona bakabona umuntu arahetamye, umuntu abafite ukuntu ameze, umuntu arakambakamba, umuntu aragenda gutyo ubuguru bwarihese buragenda bufata ku mugongo, abafite ibintu yabasha wowe utabasha. Burya umuntu wese afite ibintu yabasha wowe utabasha. Ushobora gusanga ikimuga kitagenda na gato, ariko wowe urimo kugenda, aho ujya cyo kihazi wowe utahazi kikakuyobora. Kikakuyobora uwo munsi, kikaba aricyo cyari gifite iyo nshingano yo kukuyobora, abandi bazi ko ntacyo kimaze. Nta muntu udafite icyo amaze ku bandi. Ntawe. Muri Zaburi ya 82 ku murongo wa 6 hari ijambo rivuga ngo ninjye wavuze ngo muri Imana, ngo mwese muri abana bisumba byose. Ni ukuvuga ngo hano havuze ko yenze kutugira nkayo, hariya ho haravuga ngo yaravuze ngo turi Imana. Uzi ko abantu twese twisobanukiye twamenya gukora iby'Imana ishaka. Kandi ikindi cya kabiri, Imana imaze kuturema yaturemanye ubutware. Yaturemanye ubutware. Dusomere Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 26. Imana yaturemanye ubutware. Haranditse ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Komeza. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Rekera umuntu asa n'Imana. Iyo bavuze cyane cyane ngo umuntu asa n'undi, baravuga ngo murebe nuko aseka. Murebe nuko aseka. Araseka nka nyina, cyangwa araseka nka se, cyangwa araseka nka mukuru we. Ukontroye umuntu ushobora gusanga afite ahantu asa na se. Hanyuma niyo yaba ari inzobe se yirabura, ushobora gusanga afite ahantu basa. Ushobora no gusanga wenda ijwi rimeze kimwe, ushobora no gusanga imico, ushobora no gusanga imiterere, kubera ko umuntu aba asa na se. Natwe rero Bibiliya iravuze ngo nuko Imana iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, atware amafi yo mu nyanja. Iyo ndimo mvuga aya magambo,
ntekereza ku magambo njya nkunda kubwira abantu yitwa imyuka mibi. Umuntu wese udafite imyuka mibi aba afite izi mbaraga z'ubutware, aba afite imbaraga z'ubutware. Ibintu arabifata akabishyira mu cyerekezo gutya, ibindi akabishyira mu cyerekezo gutya, ibindi akabishyira tudurwa, kugira ngo byibuze ibyo bintu byose bigire. Ariko urabona umuntu aho kugira ngo atware intama cyangwa atware ihene cyangwa atware inka, ujya ubona Yesaya niwe avuze ijambo rikomeye ngo umwana w'uruhinja amenya nyina, inka itazi ubwenge imenya shebuja, indogobe nayo ikamenya nyirayo, ngo ariko ubwoko bwanjye ntiburakamera. Hari uburyo abantu batamenya Imana, ariko iyo umenya Imana uhita usobanukirwa ko ufite ishusho nk'iyayo, noneho ukagenda ugashakisha inzira zo kwitwara nkayo. Uko biravuga ngo umunyarwanda niwe waririmbye mu mwambari w'umwana agenda nka se. Hanyuma iri jambo rifite agaciro gakomeye cyane, kuba Imana yaratanze ubutware ngo umuntu ategeke, umuntu ayobore, umuntu atware, umuntu agire gute. Buri muntu ashobora kujya akabona uriya muntu ngo abaye perezida ngo atarabikwiriye, uriya muntu ngo akoze ikintu ngo atarakwiriye kugikora. Nta muntu utaba perezida, ntibazakubeshye ngo umuntu wenda akavuge ngo abaye perezida kubera ko hari icyo arusha abandi. Oya, ni igihe cy'aba yagezemo, kuko ntabwo twese twabira aba perezida umunsi umwe. Ngo njye mbaye ngo pasiteri, ngo ndikakaje, ngo abantu bamvugisha ngo simbavugisha, ngo abantu bagira gutya na gutya. Hari abantu bagira ishyari, bagira ishyari. Uyu uko twagendanaga, ko twabanaga, ko agize gute. Yari igihe abantu bigize kwandika urwandiko baravuga ngo abapasiteri baricara, nta n'inama yabaye, gusa baricara baravuga ngo Gatera turamuhagaritse kuko atareba. Baje kumpagarika kuko ntareba, ndabwira nanjye ndabahagaritse kuko mureba nabi. Polisi iraza iradukiza, birangije baragenda. Hari ibintu bimwe nshaka kubabwira, ntugahangare gutekereza ku bintu byitwa umuntu uri mu mugambi w'Imana, kubera ko abantu bamaze kugira ubuzima bunyuranye no kumenya agaciro kabo, bahora bashaka kwinjira mu bintu bitari ibyabo, bakavuga ibintu bitari ibyabo, bakora ibintu bitari ibyabo. Bajya kureba ugasanga umuntu buriya ikintu kizengereje isi, kiri gituma abantu basaba ntibahabwe, kiri gituma abantu bava mu bintu ntibajye mu bindi. Njyewe Imana yanyibwiriye ngo izanzamura, izagira iby'inkorere. Rero Imana kubikora ni inyungu zayo, kuko niyo yanabivuze. Mvuze ngo nzakugirira neza, sinkugire neza, njye waba witesha agaciro, njye waba witesha agaciro. Rero izi nyamaswa zose kugira ngo ziryane, kugira ngo inzoka zitangire kurya abantu, umuntu urebeye inzoka mu bushagwe burusha imbaraga afite iramurya. Murabyumva neza? Iyo umuntu arebeye inzoka mu butware bw'inzoka, atayirebeye mu butware ayirusha, ihita imurya. Ihita imurya. Inzoka nayo imenya ko utisobanukira igahita ikurya. Ikavuga iti umuntu uko ndeba nta gaciro yiha, reka nze murye. Yandinye, yanyubashye, yarangiza ikamurya. Niyo mpamvu rero umuntu agomba gusobanukirwa agaciro ke. Reka dusome akajambo keza gato hano kari mu gitabo cy'Abaroma ibice 8 umurongo wa 19 wenda n'uwa 20. Ku murongo wa 19 mu Baroma igice cy'8 haravuga ngo kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. 20 kuko ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro, icyakora si kubw'ubushake bwabyo, ahubwo ni kubw'ubushake bw'uwabibushyizemo. Yes, muranyumva neza. Ibintu byaremwe byose
bitegerezanyije amatsiko yo kuzava mu bubata. Kuva mu bubata rero inosa buriya umuntu wese Imana iramwibuka. Buri wese Imana iramwibuka. Yari bizi ko uzabaho ngaho ugakora ibyo wakoze, ukagera igihe ukaba mwarimu wa Bibiliya, ukagera ukaba ikindi kintu, kubera ko ukiri weje ushobora no kuba ikindi kintu, ushobora no kuba no kuryubakira iryo shuri ryawe rya teoloji, ushobora no gukora ibindi bintu bindi. Kubera iki? Imana uyu munsi ndashaka gutangariza abantu ko Imana ibibutse. Amen. Shaho umuntu wibutswe n'Imana. Ikamuha ubwiza, igafata ubwenge bwa umuntu akavuga ati ariko uzi ko Imana yampaye ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Ubwiza n'icyubahiro. Buriya ijambo ryitwa icyubahiro, niwumva Imana yaguhamagaye uzahita umenya ko Imana iguhaye icyubahiro. Amen. Mwari muzi yuko umupasitori hari aho perezida agenda akicara akamwumva, akababwira ati perezida, ati muhaguruke, perezida akaba barahagurutse. Yavuga ati mwicare, perezida akicara. Yavuga ati muzamure amaboko, perezida akayaguca akayazamura. Yavuga ati mukome amashyi, perezida akayakoma. Kubera iki? Kubera ko Imana umuntu ihamagaye imuha n'icyubahiro. Umuntu ihamagaye imuha n'icyubahiro. Muranyumva neza? Bavuga ati mushyire indirimbo ya 20 na kangahe, muhaguruke tugiye gutura. Perezida ntabwo bamushyira igiseke aho yicaye. Arahaguruka nawe akajya gutanga kuri nk'abandi. Niyo umuvuga butumwa yahaguruka akavuga ati mbo ndavuze ngo mwese abari aha ngaha mupfukame dusenge. Na perezida yapfuka. Haraho nari ni mu gihugu kimwe nimubwiriza ubutumwa, nava ngo muhaguruke nawe agahaguruka yararimo. Vice President mudamu we nawe bari bahari. Muvuga ngo umuntu Imana yo yakwibutse. Abantu bamenya ko ufite agaciro. Buriya baruzi ko abantu basobanukirwa umuntu iyo Imana ifite ikintu yamaze kumukorera. Mwari mubizi neza. Komeza mu icyo gitabo 21. Yiringira yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubura, bikinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Komeza. Tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu, ariko sibyo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka natwe tunira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Murabyumva neza? Aya magambo ni amagambo asobanutse. Ni amagambo asobanutse. Ibintu byose. Iyo bavuze ibyaremwe byose bavuze n'inka n'ihene n'intama n'imbuto n'ibindi bintu byose. Buri igihe kizagera n'insina zongere zijye mu rubanza. Igihe kizagera n'inka zisubire mu rubanza. Igihe kizagera n'utura dukoko tuba twabaze tukarya, bakabaza bati wa nkoko ubundi wamaze iki ko twakuremye kugira ngo uzagire umumaro. Buri ibintu byose umuntu ashobora kureba ikintu akaba nta kamaro gifite, kandi mu kanya gato akagikenera. Njye nigize kubwira abantu, ndababwira ngo ntihakagiye hagira ikintu usiga mu nzira. Niba ushaka kubaka, nugera mu nzira ukabona ibyo uriterura. Wijyana. Murabyumva neza? Niba ushaka gusasira isambu yawe, nugera mu nzira ukabona ibyatsi uhita ubiyora. Niba ushaka nta kintu na kimwe kidafite akamaro, n'iriya myanda bavuga ngo barayifashe ngo bagiye kuyijugunya, bamwe bayishyira mu moteri ikavamo amashanyarazi, abandi bayishyira mu moteri ikavamo ifumbire, abandi bigira akamaro ibintu byose. Muranyumva neza?
hari i Kigali hari ikimoteri Kicukiro, Induba na Kicukiro. hari ikimoteri, ariko hari umugabo watsindiye gufata biriya bimene by'amacupa byose akajya bijyana mu Ruganda Tanzania, babimuhera ubuntu, ariko isoko yaritsindiye akagura ibifuka agapakira sikani akagenda buri munsi yukaga amadolari 500. Bazi ko babijugunye muri puberi, bumva ari imyanda bakuriraho, ari akagenda akabikoresha icyo agomba kugikoresha, bimutungira abana, bimubyarira ama etaje. No kuvuga rero nta kintu na kimwe cyo gutabwa, noneho rero umuntu we ni ikiremwa gikomeye, ni ikiremwa gikomeye. N'inkono zivuga, inkono zingizi batekamo z'ibyungu, nazo zizajya zivuga ziti badutetsemo tugira ibibazo gutya, ariko nazo zizabazwa ibibazo. Imana rero ibahe umugisha cyane. Ntabwo mbizi niba handi umuntu ufite ikibazo cyangwa se ufite icyo wavuga kuri ya jambo kugira ngo dusoze. Urakoze Pastor. Nari nifuje kubaza akabazo nkurikije ku buhamya bwawe uko twabwumvise nuko twabubonye ku mashusho, nkongeraho n'amasomo twigishije nonaha ku bijyanye n'umuntu, ndetse no mu buhamya bwawe bigaragara ko byasaga nk'aho byerekera ku muntu, bijyaniranye n'aya masomo twigishije. None nagira ngo mbaze nti, mbese ko dukurikije uko abantu bahangayikishwa n'uko bameze n'ibibazo bahura nabyo, n'uko baremwe, n'uko babayeho, ndetse bikagaragara ko nyamara bakabaye ari abantu bafite agaciro gakomeye, ndetse bazatera n'intambwe bakigira imbere ariko bakiheba, mbese nk'abo bantu ndabaza nti bakora iki? Wababwira ko bakora iki kugira ngo bisobanukirwe, babashe kumenya ibyiza bateguriwe batari babizi, kwiheba kwabo kurangire? Bakora iki ko bigaragara ko bashobora kuba batabisobanukiwe? Nk'umuntu akuganye akakubaza nkora iki, wamugira nama ki? Iyo dusomye ijambo ry'Imana rivuga amagambo menshi agendanye n'icyo gisubizo. Buriya umuntu ingorane afite zikomeye aziterwa n'ibintu bitandukanye. Abantu benshi bararambirwa, baba bashaka ko ikintu Imana ivuze gihita kiba, baba bashaka ko niba umuntu asomye ngo wumvira azarya ibiza byo mu gihugu, umuntu aragerageza byibuze agahangana no kumvira byibuze iminsi 5, yabona atari yabirya akavuga ati bagiye ntabwo Imana yabinteguriye. Abantu rero bakomeza kwiciraho iteka, ariko njye namaze imyaka 19 ndya imbihire, ndya nabi, ngira gute, kandi nijiro, kandi ninjira mu rusengero ngahamya nkabwira ngo uyu munsi ni ku cyumweru, ku kindi nzaza nambaye neza, nzambwira ko ntakirya kwa kundi, ntabwo nzaba nyiri muri bya bizu by'icumbi. Ibaze kumva uri ku cyumweru ukabwira ko abana ku kindi cyumweru uzaba utakiri mu icumbi. Byatumaga abagabo mu nzira, abagabo nabwiriza ajyaga nyobora, cyangwa abantu agiye nyobora, bose barasaze. Bose babaga basazi, bagatangira bakizera ibirenze, bose barasaze benshi mu mwuka, biringira ibitakiringira, kuko nta mpamvu n'imwe ari hari yatuma ibyo barimo gushaka byagira gute, byaboneka. Ubundi nakatekereje gute ko byagira, ariko ngewe icyamba cya mbere ndusha abantu kwizera byonyine. Ikindi cya kabiri, iyo umuntu agamburiye mu makuba, gutabarwa kuba gucitse intege. Ntabwo rero ngewe ibintu byanjye, ubuzima nabayemo no mu rusengero n'ahandi, nkimara gukizwa numvaga ko byagenda kose nzatera imbere, ko numvaga niyegamiye umugabo ukomeye, nizeye Imana, ibintu bikaza bigashaka guca intege, ariko nge simbyemerere. Nge niyo nabonaga ntangiye gusa nk'udamarara gatoya, nahitaga mbwira Imana ngo ndashaka kugeragezwa, ngo numve none ntabwo ndashaka guteta. Hanyuma ibibazo iryo jambo najyaga ndipfa na madamu, ariko igihe cyarageze
yumva ko mu kugeragezwa kwanjye bijya bibyara igitangaza. Rero ndashaka gusabira umuntu wese ushaka kwakira igitangaza kubanza kugeragezwaho. Wese bazemere kugeragezwaho bimuryohere, nibyamara kukuryohera ibigeragezo ukabihamiriza n'Imana ikabona ntugiretse, izaseruka nk'intwari zikora igitangaza. Nicyo kintu gikomeye cyane. Ubundi kwizera ni ukwiringira udashidikanya ko ibyo utareba biriho. Ubundi iyo umuntu yizeye ibiriho, Bibiliya yatubwiye ngo ntabwo umuntu ngo ubundi si byo umuntu yamaze kwizeye kwakira abakibyizeye. Umuntu yiringira ibyo atari yabona. Iyo amaze kubona ibintu ntabwo wabyiringiye, byaragiye byo kubyiringira utangira kwiringira ibindi. Ubu ntabwo wambwira ngo ugatera ngo Imana ngo irambwiye ngo izaguha ngo ikote ngo ryiza ufite atanu. Yavuga ibindi, nk'ubu bintu Imana yambwiye ko inzara yandiye bihagije, kwambara ubusa byandiye bihagije, kutazongera kubingerageresha. Ariko ibindi byaza bikangerageza, ariko inzara no kwambara ubusa byararangiye, kuko byarabaye bihagije kandi byihanganiramo bivugiramo Imana. Hari umugabo umwe wigeze kujya abahungu bagiye mu masengesho ari batatu. Umunsi wa mbere batanga ibyifuzo, umuntu aravuga ngo ko nabonye abana baza mu bajya hepfo hariya b'abasore kangiye gutega amatwi. Cyari igicuruzi cy'igikire, aragenda buhoro ajya ku idirishya ry'aho abana basengeraga mu cyumba cy'amasengesho. Cyumva arafata Imana, ndayisaba rwose amafaranga nk'ibihumbi 20 kugira ngo mbashe kumara inzara mu rugo. Uratigewe rwose nambaye ubusa, Imana impaye amafaranga nkagura imyenda nayivugira neza. Uratigewe rwose ndasaba Imana impaye amafaranga, igihembwe gitaha nabona uko nishyura. None wa mugabo rero muri iryo dirishya harimo akantu k'akenge, aravuga ati muze aragenda abwira abana ati muze tujyane hariya mujya kuba ku mvundu ibintu biba bibeshye ngo Imana yabihaye amafaranga. Rero baragenda, umugabo afata apakira ibihumbi nka 200, arabizana by'inote z'igihumbi, za 200, za 5, ibiceri. Arangiye araza akayagira gutya akanyuza mu idirishya. Abo ngo bari bicaye gutya munsi ya dirishya begamye basenga, Mwami Yesu tugirire neza udukomeze. Hanyuma bajya kujya gutya bagiye kumva mu idirishya ageze gucyanyuzemo ibiceri nka 5 byikubise imbere byikubiseho. Mwumva bimuguye mu mutwe, arebye gutya asanga n'ibiceri. Ati bahu muhaguruke dushime Imana. Ati Uwiteka azatangiye kuzana amafaranga. Bari babeshye. Undi ati shati jewe, ati dusenge. Wa mugabo uri hanze yumva barasenga, turakoze Yesu, bazamurijwe bavuza induru. Aravuga ati ngiye kubimena haya amafaranga bisarare bipfe. Abona ndetse aho ngaho ntabwo byoroshye, aragereza intebe itaburete, arurira gutya, bari mu nzu idafunze amabati neza. Noneho abona umwenge hejuru neza, noneho arungururiramo inote zikabagwa hejuru z'igihumbi, iza 2. Abandi ntibararama, barapfukama bavuza induru, barasenga babiri byuya, barigaragura. Amafaranga bashaka maze kuboneka cya kigabo kirabayitisha, barasenga barasarara. Wamugara batereka twirukanye mwana byana byande bidapfa. Ahubwo baranje batorogura amafaranga barasohoka. Asohotse abagabo bicara ku kabaraza bati bahungu bati muri cyo tutaye kwanza turarangije. Bageze hanze ubwo barabahamagara. Ari ku isantere. Ati wase murangiye uko twumvaga musakuza murangiye gusengara. Ise mwari mwafashwe n'abadayimoni. Bati Imana yadushubije. Ati Imana basubiza ikara amafaranga yanjye nabahaye. Ubwo ni muyazane. Nawe batashwe. Ahungu baragenda bagira bate? Bagenda baraya. Ubwo icyo kigabo Imana yaragikoresheje cyambura amafaranga yacyo gisubiza abo bahungu. Mwamba. Nukuvuga ngo hari abantu bafite ibisubizo byabo. Imana yarabambi. Jewe iyo ndashatse ikintu ndasenga, Imana igatera abantu kurota, cyangwa n'abashaka inyama, ihene zabo zigapfa bakazigurisha inyama bakazimpa. Cyangwa bakananzanira. Byambaye inshuro nyinshi cyane. Aho niho nabazaga kabazo rero mvuga ntabantu kubera batabisobanukiwe, ariko weho Imana ikaba yarakugiye ubuntu ikagutoranya kugira ngo ufashe abo bantu. Nabazaga nise abo bantu bakora iki kugira ngo babashe kuza kugera kuri ibyo bintu batabashije kubona nyamara babigenewe, cyangwa se babashe gusubizwa ibibazo bari bafite kuko batasobanukiwe uburyo babigenza. Urugendo rw'ubuhamya bwanjye rugenda rwerekana itangira ryanjye.
nubwo narihereye hasi hagati, narihereye mu busore, ntabwo narihereye mu bwana. byukura bagirane mugeni wa Yesu. Yesu yarasabye kandi yarakoye, atera w'igikumwe yigira mu ijuru. Ubagiye kuza we twambara n'impeta. Mwari muzi ko wenda ntidusome, nzagiheraho ubutaha, kuvuga ngo mbahe ikiganiro kivuga ngo umwana wanze kwicara ntarya. Uribuka Yesu amaze kubwiriza ubutumwa bwiza, abarwayi bakize, abadayimoni bavuye mu bantu, ibyaha babyihannye, hanyuma ngo agiye kubona bose barananiwe nubwo bari mu mwuka kubera iki? Inzara, bashoje. Arangiza ahamagara Filipo, aravuga ati Filipo, ati turahagura he ibyo kurya kugira ngo tugaburire abantu badatabishwe n'inzara? Filipo aravuga ati mu bubiko nta kigenda, dufitemo idenari yo 200, ntacyo zabamarira. Rero nubwo umuntu yagenda agura akagati kamwe kabaha duke, ntabwo byabamarangiza kuko ni benshi. Zima ufite ubwenge yakwicara akabitegereza, abona hari abagabo 5,000 n'abagore n'abana barenze 5,000. Reka tubare wenda 1,000, wenda hari umugore wabaga ufite utwana 2, hari abaga afite akana kamwe, hari umugore wabaga hari aho ngaho uri kumwe n'abana munabe n'abene nyina ba nyirakuru, bose baje kureba Yesu, dore ko abagore bo bikundira n'Imana bababonye umwanya. Noneho biragiye, ibaze abagabo 5,000 bose, b'abagabo 5, ubwenge bwabo bugahita bugenda bugatakara, bagategereza imitsima 2, 5, amigati 5 n'amafaranga 2. Mu rugo umuntu afite na boulangerie ikora amakamyo y'amafarini, mu rugo umuntu afite icyuzi cy'amafi, mu rugo umuntu afite inkoko n'ihene, agenda akagira gute akabibaga, ariko agategereza uko baza kurya imitsima. Imbaraga zabafatiye aho ngaho nizo zifasha abantu bameze nkaho birirwa biganyira, ariko bakanga kuvuga ngo Yesu uragapfa. Imana abantu irimo kubona bijujuta, njyewe Imana nzayireka, ariko ajya kuboneka abona batuye Bibiliya ku kigo aragiye. Njyewe Imana nzayireka, ariko ukabona Imana zamuka imisozi yiruka ashaka ibintu by'amasengesho. Njyewe Imana nzayireka, bajya kubona kuri YouTube arimo gushakiraho gatera avuga n'abandi bose. Uwo muntu agakubitana nabyo akisuka gakomaho, agatwe agakomeza akakumva. Uwo muntu wagize ngo uko kwihangana kuzatuma ya migati nawe mugeraho, ntategereje imitsima itari yamugeraho. Yaba habanje kurya igikuri cy'abantu 50, babona birarangiye. Harongera hari igikuri cy'abantu 100, babona baragize gute barakwiye barikuye. Mu by'ukuri bamaze guha ibikundi 4, bandi baravuze bati mu byagira bya bintu byakomeye, twese tuzaje. Wewe muranyumva neza? Niba mubwira abantu ngo ngewe umuntu utanzi unzi kera, yashatse ntasoma Bibiliya, iyo mbonye yasubizwamo ibyiri, kuko narindi hasi, noneho ntanashobora, haraho nageze ntanashobora guhamagara abantu ngo muze mbarangire ko mujya kwiba. Urumva? Ngira ngo muranyumvise neza. Ibyo rero nivyo bituma Imana ishobora gusubizamo abantu imbaraga, abantu bakagira. Imana ifite ukuntu yafasha abantu, nubwo basambana baragaruka, nubwo basinda baragaruka, n'abari muri gereza bakoze jenoside bagumamo bakayibera Imana, bakavuga ati twasohoka tuzayihamya tuyibwire ko twakijije. N'abiciwe nabo baravuga bati natwe Imana tuzuje umwuka wera tugiye kubabari. Nivyo ngibyo niyo kintu kigaragaza ko umuntu yamaze gufatwa n'iki n'Imana. Ni gute mufu? Ni gute kuko ni gute ikintu rero tuzayifata umwanya tugitinde? Ni gute abantu babagabo nibo dore babanye wo kwicazwa? Dore ko batinda no gupinga banze kwica. Ubu koko ubu none uko turahangaha, uko turahangaha ugiye kubona ukabona bazanye turi hano, dore ngiriya saramanje hari inyuma hari aho barira. Ugiye kubona ukabona binjije agasorori gatoya gato barakinjije, bajya kubona ukabona baraduhamagaye ngo duze tujye kurya. Cyangwa bakaza bagatere kuri aya meza imbere yacu ahangaha, bakavuga bati kubona bazanye amabere 2 y'igitoki, bakavuga bati mwese murye. Kubona bazanye isahani bagize gutya bakase ya mabere 2 bakase n'icyuma, bampaye igice nayo undi bamuhaye igice n'undi bamuhaye igice. Mwabigenza muti? Basaduraka mitanura ry'umuriro, bavuza amagambo aramya Imana. Nebukadineza ararunguruka mu muriro, ati Imana yanjye we ngukuriye ingofero. Basaduraka mitanura ry'umuriro, bavuza amagambo aramya Imana.
yanjye we kuri ingofero